abapasiteri 10 bateye ubwoba kurusha abandi bose kwisi. Aba bakora ibidasanzwe biteye ubwoba ni bantu ki? Nkuko ngiye kubikwereka muri iyi video, aba ni abapasiteri bafite imbaraga zidasanzwe ku buryo bakora ibitangaza bihambaye cyane. Akenshi binateye ubwoba ku buryo hari abashidikanya ku mbaraga z'aba bapasiteri, ntibatinye kuvuga ko imbaraga zabo zishobora kuba zituruka kwa Sekibi. Nkuko ubibona ahangaha kuri screen, muri ibyo bitangaza babakora harimo nko guhamagara inkongi y'umuriro iturutse mu ijuru. Nanone turaza kubona ababasha kugendera hejuru y'amazi nka Yesu Kristo w'i Nazareti. Turabona ababasha kuzura abapfuye n'ibindi bitangaza bidasanzwe byose nza kukwereka muri iyi video naguteguriye uyu munsi. Gusa nitugera ku mwanya wa 5 kugera ku wa mbere, uraza gutangara ndetse ushoberwe kuko turaza kuhasanga abapasiteri b'ibirangirire bakora ibitangaza bisa nkaho birenze ibya Yesu mwana wa Mariya. Mbere yuko mbakuvira imuzi n'imuzingo, nyabuneka ku bushake bwawe nta gahato karimo, ndagusaba kureba aho hepfo handitse subscribe, uhakande ukore subscribe kugira ngo tujye twibanira kuri iyi YouTube channel Charles Tips mu bindi biganiro byiza cyane turi kubategurira. Ntatinze mu magambo, ku rutonde rw'abapasiteri 10 naguteguriye badasanzwe, ku mwanya wa 10 turahasanga umupasiteri wo muri Zimbabwe bita Prophet Emmanuel Makandiwa. Uyu ni umupasiteri udasanzwe ukora ibitangaza bihambaye, harimo nko gusengera umuntu mugufi akaba muremure, gusengera umuntu ufite umubyibuho ukabije akajya kuri size n'ibindi. Gusa ibyo reka tubireke ahubwo twifatira urugero. Nkuko ubibona aha kuri screen, hari ku munsi umwe ubwo hari ku cyumweru bari mu materaniro asanzwe mu rusengero rw'uyu mugabo. Icyo gihe hari umuntu wari waje gusenga agendera ku mbago, afite ubumuga bwo kutagenda neza bitewe n'isasu bari baramurashe mu ivi, igufa rigacikamo atagishoboye kugenda. Irebera uko byagenze. Mbwira, ese byakugendekeye ute? Ntugire ubwoba, tuza muri wowe aha ni mu rusengero. Icyo ari cyo cyose cyakubayeho kimbwire, ntari ibintu ugire impungenge. Muhanuzi barandashe. Okay, barakurashe. Kubera iki bakurashe? Twari mu myigararambyo mu mujyi, baza kundasa isasu. Bandashe n'imbunda. None se nihe wangiritse cyane, nihe wumva uburibwe? Nyakubahwa muhanuzi, kuva ku murundi kugeza mu rukenyerero ndaribwa. Ndetse hari utuvungukira tw'amagufa twahezemo mu maguru yanjye. Na n'ubu twahezemo imbere kandi turandye. Ubu nkeneye Yesu kugira ngo amfashe mu buribwe bwanjye. Okay, kubera ko ukeneye ko Yesu yagufasha mu burwayi bwawe. Impamvu nkeneye Yesu nuko umudoktere wanjye yambwiye ko burabuvungukira butabasha kuva mu kaguru kanjye. So Yesu niwe nizeye ko yankiza. Ati nibyo rwose, ntabwo abadogiteri babasha gukura burabuvungukira mu mubiri kuko ni bwinshi. Umva rero nkubwire muvandimwe, urambona ngiye uhagaze imbere yawe. Noherejwe na Yesu kugira ngo nkukize ubu buribwe bwawe, ukize ubu bumuga bwawe. Ikindi kandi, I'm speaking to this leg and this leg. Ikindi kandi ntabwo ngiye gusengera aka kaguru kamwe gusa, ahubwo aya maguru yawe yombi ngiye gutuma akora neza aka kanya. My brother. Oh. Dukomeje n'abapasiteri badasanzwe naguteguriye. Ku mwanya wa 9 turahasanga umupasiteri wo muri Nigeria witwa Apotre Johnson Suleiman. Uyu nawe ni umupasiteri udasanzwe, uretse kuba yarashinze itorero ryitwa Omega Fire Ministries. Uyu mugabo azwiho gukora ibitangaza bihambaye, harimo no kuzura abapfuye.
urugero nk'uko ubibona aha kuri screen. Aha ni umunsi umwe bamuzaniye umwana wapfuye mu rusengero, maze uyu mupasiteri amuzura ku mugaragaro habona. Munzanire uwo mwana. Wa mwana we zuka. Zuka, garuka mu buzima. Dukomeje ku rutonde rw'abapasiteri barenze naguteguriye, ku mwanya wa 8 turahasanga umupasiteri witwa Beniheni. Uyu nawe azwiho gukora ibitangaza bihambaye, cyane cyane akaba akunze gukoranyiriza abantu hamwe mu mastade hirya no hino kwisi abereka imbaraga n'ibitangaza. Urugero ni nkaha yakoze igitangaza cyo gukiza umwana w'umukobwa utarabashaga kumva cyangwa ngo avuge. Pastor, uyu mukobwa yari afite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kuva mu bwana bwe. None uyu musaza we atubwiye ko igihe wari musenga uvuga ko amatwi y'umuntu afungutse, mushiki we ahise afunguka amatwi akumva ibirimo kuvugirwa ahangaha. Vayo hano sha. Ese ubu bumuga yatangiye kubugira ryari? Afite imyaka 12. None se kuvuga byo yabishobora? Ntabwo yashobora kuvuga. Ntabwo yajyaga yumva, gusa nta nubwo ashobora kuvuga kuko mu bwa mbere yumvise ijwi mu matwi ye. Aka kanya rero reka mwigishe nuko bavuga. Kubera ko ari inshuro ya mbere yumvishe ijambo mu matwi ye, ntabwo yahita nsubiza kuko ari yo nshuro ya mbere amatwi yabashije kumva ijambo. Tudatinze, ku mwanya wa 7 turahasanga umupasiteri wo muri Nigeria witwa Prophet TB Joshua. Uyu akaba yarashinze itorero ryitwa Synagogue Church of All Nations. Uyu nawe ni umupasiteri wari ufite imbaraga zidasanzwe, ndetse yagiye anakora ibitangaza bitandukanye mbere yuko apfa mu mwaka wa 2021. Urugero twavuga ni nkaha ngaha yategetse uruhinja kwiburungushura mu nda ya nyina. Umwana wanjye arimo kuzenguruka. Umwana wawe arimo kuzenguruka. Ari kuzenguruka ati? Sobanurira uko urimo kubyumva. Umwana wanjye arimo guhindukira muri ubu buryo. Ku mwanya wa 6 turahasanga umupasiteri wo muri Nigeria witwa Chris Oyakilome. Uyu nguyu uretse kuba atuma ibirema bigenda, azwiho no kuba hari abantu babaga bapfuye maze akabazura. Urugero ni nk'iyi video aho bamuzaniye umuntu wari washizemo umwuka akamuzura. Nkuko nari nabikubwiye, kuva ku mwanya wa 5 kugera ku mwanya wa 1 tugiye kuhasanga abapasiteri bahambaye cyane. Gusa umupasiteri ngiye kukwereka ku mwanya wa 1 we nirurangiza uratungurwa cyane kuko we ibyakora wagira ngo ni Imana neza ku gashaka. Nyaboneka ku bushake bwawe reba neza ko wakoze subscribe, niyo nkunga yonyine tugusabye. Ikindi buriya nukora subscribe bizagufasha gora uri update ku zindi video z'ubwenge turimo kugutegurira kuri YouTube channel Charles Tips. Ntatinze mu magambo, ku mwanya wa 5 w'urutonde rw'abapasiteri naguteguriye turasanga Prophet Ibati Angel wo muri Zimbabwe ariko ufite ubwene gihugu bw'Ubwongereza. Uyu ni umupasiteri uhambaye cyane kuko niwe mupasiteri ku nshuro ya mbere wabashije gukora igitangaza cyo guhamagara amafaranga aturutse mu ijuru. Miracle money now. Mana ndagusaba umanura amafaranga kugira ngo wereke imbaga ko ari wowe wantu. Icyo gihe abakristo benshi barisatse, maze mu mifuka yabo basanga harimo amafaranga kandi mu by'ukuri ntayo basizemo. Hari n'abagiye basanga hari amafaranga yoherejwe ku makonti yabo ya bank, kuri mobile money n'ahandi. Dukomeje n'abapasiteri bahambaye naguteguriye. Ku mwanya wa 4 turasanga Bishop David Oyedepo.
uyu ni umupasiteri wo muri Nigeria, akaba washinze itorero ryitwa Living Faith Church Worldwide. Uyu yakoze ibitangaza byinshi bihambaye, gusa kimwe mu bitangaza byahabuye abantu benshi ni igihe bazanye umuntu wapfuye mu rusengero, uyu Bishop Oyedepo akamuzura akoresheje izina rye Bishop Oyedepo. Now, this boy died, a student of our Jesus Christ. Yesu Kristo arahangaha. Wake up. Wa muhungu we kanguka. No sound, no voice. He said, I made Jesus the Bishop of Yesu ari muri nje. Bishop Oyedepo ndategetse ngo kanguka. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umupasiteri ukomeye cyane udasanzwe witwa Jeremiah Omoto Fufeyi. Uyu nguyu uretse kubazwiho gukora ibitangaza byo guhamagara amafaranga akajya ku makonti y'abantu mu mifuka no kuri mobile money, ikindi azwiho ni ukuba yarakijije umukobwa wari ufite umubiri uri kubora ndetse utarabashaga no kugenda. Nuko uyu mupasiteri bimutera agahinda, ahita amusengera, nuko akora igitangaza akiza wa mukobwa, umubiri we uhita uba urwembe, ahita bamuryerye mu masegonda make cyane. Akaba yaramusengeye akoresheje ariya mazi bita y'umugisha. Haguruka mu izina rya Yesu Kristo. Ku mwanya wa mbere tugiye kuhasanga umupasiteri uhambaye kuruta abandi bose ku isi. Uyu ni umupasiteri ubasha gukora nka biriya Eliya wo muri Bibiliya yakoze byo guhamagara umuriro uturutse mu ijuru. Ikindi kandi ngo abasha kugendera hejuru mu kirere. Ese wowe uyu mupasiteri utekereza ko yaba arinde? Nyura muri comment umbwire umupasiteri wowe ukeka. So mbere yuko tumugeraho, ku mwanya wa kabiri turahasanga umupasiteri utoroshye na gato ukorera muri Afrika y'Epfo, South Africa, akaba yitwa Apotre Alpha Lukau. Uyu akaba yarashinze itorero ryitwa Alleluia International Ministries. Uyu ni umupasiteri ujya winjira mu bitaro hahandi haba hari indembe za nyuma zanegekaye, agakiza abarwayi barenga 100 mu kanya nk'ako guhumbya, akabakiriza icyarimwe mara moya. Tudatinze cyangwa ngo dukererwe na gato, ku mwanya wa mbere mu bapasiteri badasanzwe naguteguriye turahasanga Prophet Shifiridi Bushiri wo muri Malawi. Kimwe mu bitangaza yakoze ni nk'aha ngaha yavuze ngo Mana garagara imbona nkubone. Uwiteka agiye kugaragara aha hantu. Ndaguhamagaye Nyagasani. Ndahamagara icyubahiro cy'Imana kugira ngo kigaragare aha hantu. Uwiteka kigaragaza aha hantu mu buryo bw'umuriro n'umuyaga. Icyo gihe hagati mu iteraniro hahise haboneka umuriro uturutse mu ijuru, bikavugwa ko ari Imana yari yigaragaje mu buryo bw'umuriro. Abantu benshi barakangaranye barahunga cyane kuko waragurumanaga cyane. Ndagushimiye wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Nitwa Dukundane Charles. Ongera urebe neza ko wakoze subscribe. So karibu duhurire mu kindi kiganiro.